Imana ishimwe. Dushimiye Imana ko iduhaye umunsi kugira ngo tuwubemo dukore ibyo tugomba gukora. Yego, tumaje kwiga ingingo 3. Uyu munsi turi ingingo ya 4. Ingingo ya mbere iravuga ngo bose n'abanyabyaha. Iya kabiri, Imana yanga ibyaha. Iya gatatu, Imana ikunda abantu. Kubw'iyo mpamvu rero tugiye kwiga ingingo ivuga ngo Imana yatanze Yesu Kristo kubwabantu. Imana yatanze Yesu Kristo kubwabantu. Yesu Kristo yari umuntu wuzuye kandi yari Imana yuzuye 100%. Reka tuze turebe uburyo Kristo yari umuntu 100%. Yesu Kristo yari umuntu wuzuye 100%. Yabyawe n'isugi. Nk'uko tubisoma muri Matayo mu gice cya 18 ndetse no muri Luka mu gice cya 35. Iyo ndera tuteruye umwuka wera kandi yari n'urugano imbaraga zisumba byose. Kubera iki byabaye ngombwa yuko abyagwa n'isugi. Gutsindwa kwa Satani kugomba guturuka ku rubyaro rw'umugore. Nk'uko tubisoma mu Itangiriro 3:15. Nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo gutsinda ibyaha ndetse na kamere yabyo, kuko ntawe cyanuka n'umwe, ahubwo agakiza kagomba guturuka ku Mana y'ubwayo. Umukiza agomba kuba umuntu ndetse n'Imana. Kugira ngo abe umuntu wuzuye n'Imana yuzuye, byari ngombwa yuko Yesu abyagwa n'isugi. Kubera abyagwa n'isugi byatumye atagira kamere y'icyaha. Nk'uko tubisoma muri Luka igice cya 1:35. Yesu yari afite umubiri wa kimuntu, kuko Yesu yabaye uruhinja. Nk'uko tubisoma muri Luka 2:7 ndetse tukabisoma no muri Yohana mu gice cya 4, aho tubona yuko Yesu yarananirwaga kandi Yesu yagiraga inyota, Yesu yagiraga inzara, Yesu yarapfuye. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko Yesu yari umuntu. Kandi Yesu yagomba kumenya ibintu nk'abandi bantu. Luka igice cya 2:52, Yesu yagwije ubwenge. Yesu hari ibintu atarazi. Nk'uko tubisoma muri Luka 13:32. Yesu afite umutima w'amarangamutima. Nk'uko tubisoma muri Yohana 12:27. Tugasoma muri Matayo 26:8, aho Yesu avuga ati umutima wanjye ufite agahinda kenda kunyica. Hari n'indi mirongo myinshi igaragaza ko Yesu yari afite umutima w'amarangamutima, nko muri Matayo 8:10. Tugasoma muri Yohana 11:35, Abaheburayo 5:7. Ariko Yesu n'ubundi yafatwaga nk'umuntu udasanzwe. Isumye muri Matayo mu gice cya 13 umurongo wa 53-58, aho n'abantu bamufata nk'umuntu usanzwe. Kandi Yesu n'ubundi ari umuntu udasanzwe, kuko ntiyiza kugira kamere y'icyaha cyese ntiyiza akora icyaha. Mu Baheburayo 4:15 ndetse mu Bakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 21, utagize kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha. Ndetse kubera iki byari ngombwa yuko Yesu aba umuntu 100%. Yesu yaba agomba kuba umuntu kugira ngo ahagararire abantu nk'uko Adamu yahagarariye abantu muri Edeni. Nk'uko icyaha cyazanywe n'umuntu mu isi, ni nk'uko n'ubundi Kristo yagombaga kuza kugira ngo azane agakiza abamwizera bose babone agakiza, bakugwa urubanza rw'ibyaha. Yesu yagombaga kuba umuntu kugira ngo apfe mu cyimbo cy'abanyabyaha. Nk'uko tubisoma mu Baheburayo mu gice cya 2:16-17 ndetse no muri Petero wa mbere igice cya 2:24. Yesu yagomba kuba umuntu kugira ngo abe umuhuza hagati y'Imana n'abantu. Timoteyo wa mbere igice cya 2:5, mu Baheburayo mu gice cya 4:16. Dushimira Imana kuko umuhuza wacu azi iby'Imana ndetse akamenya n'iby'abantu. Yesu yagomba kuba umuhuza kugira ngo abere abantu bose icyitegererezo cy'imibereho yabo. Imana ishaka yuko abantu bose basa na Kristo. Dusoma muri Yohana mu gice cya 2:6, muri Yohana wa mbere ndetse no mu Bakorinto ba 2 mu gice cya 3:18, ko Yesu yabaye icyitegererezo. Yesu yagomba kuba umuntu kugira ngo abere abantu bose umutambyi mukuru uzi imibabaro yabo. Iyo dusomye mu Baheburayo mu gice cya 4:15 no 14, Yesu yari Imana 100%. Yesu yari Imana 100% kuko biraye kenshi yerekana ko Yesu yari Imana 100%. Yohana 1:1, mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo yari Imana. Nk'uko tubisoma n'ubundi muri Yohana igice cya 20:28. Tugasoma mu Umubabaro mu gice cya 9:5, niwe Mana ishimwa, nibindi byinshi. Hari n'imirongo yo muri Bibiliya igaragaza neza ko Yesu yari umwami. Luka 2:11, uyu munsi umukiza yatuvukiye azaba Kristo umwami. mu Bakorinto ba mbere igice cya 8:6
kuri twe hariho Imana imwe, hasi bagakomeza bakavuga ngo kandi hariho umwami umwe ari we Yesu Kristo. Ni imirongo igaragaza ko Yesu Kristo ari umwami. Hari ibindi bimenyetso bigaragaza ubushobozi cyangwa se byerekana ko Kristo yari umwami. Yesu yacyashye umuyaga mu nyanja uratuza. Yesu arahaza abantu 5,000 uko tusoma muri Matayo mu gice cya 14 umurongo wa 19, muri Yohana mu gice cya 2 umurongo wa 1 kujya kwa 11 bagaragaza uburyo neza Yesu yahinduye amazi kuba vino. Yesu avuga ko horaho. Usomye muri Yohana 8:58 ibyahishuwe 22:13, kandi Yesu yerekana akazi byose nkuko tusoma muri Mariko igice cya 2 umurongo wa 8, tugasoma muri Yohana mu gice cya 1 umurongo wa 48, tugasoma muri Yohana 2:25. Kandi Yesu n'ubundi yerekana ko abera hose icyarimwe nkuko tubisoma muri Matayo 18:20, kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye nzabandi hagati yabo. No muri Matayo 28:20 bakomeza bivugaho. Ibyo tuvuze hejuru bidufasha gusobanukirwa izina yahawe Emmanuel, bisobanura Imana iri kumwe natwe. Kubera iki se byari ngombwa ko Yesu aba Imana 100%? Kubera iki byari ngombwa ko Yesu aba Imana 100%? Yesu yagombaga kuba Imana kugira ngo yikorere ibyaha by'abamwizera bose ahanwe igihano cyabo. Nta muntu washobora kunywera ku gikombe cy'umujinya w'Imana, ahubwo Imana y'ubwayo niyo yonyine yashobora kunywera ku gikombe cy'umujinya. Yesu yagombaga kuba Imana kugira ngo agakiza gaturuke ku Mana y'ubwayo, ngo tubisoma muri Yona mu gice cya 2 umurongo wa 10. Bibiliya yose yigisha yuko nta muntu ufite ubushobozi bwo gukiza umuntu cyangwa se bwo kwikiza ingaruka z'icyaha, ahubwo Imana y'ubwayo niyo soko y'agakiza. Yesu yagombaga kuba Imana kugira ngo abe umuhuza hagati y'Imana n'abantu, ngo tubisoma muri Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa 5, ndetse tukabisoma muri Yohana mu gice cya 14 umurongo wa 9. Reka tugaruke tureba niki cyatumye mu by'ukuri Yesu atanga umwana wa cyangwa se Imana itanga Kristo umwana wayo ngo adupfire. Nkuko twabibonye mu ngingo zabanje, Imana ifite imiterere ibitagisigana. Icyanu cya mbere cyateye Imana gutanga Kristo ni urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rwayiteye gutanga Kristo nkuko Imana yakunze abari mu isi cyane, muri Yohana 3:16. Icya kabiri cyatumye Imana itanga Kristo ni ugukiranuka kw'Imana. Mu Baroma 3:25 ngo yerekane gukiranuka kwayo, kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibikiranuka kandi itsindishirize uwizeye Yesu. Gukiranuka kw'Imana kwayiteye gutanga Kristo. Nta bundi buryo bwari buhari bwo kugira ngo umuntu abashe gukira, ahubwo Kristo niwe wenyine yari inzira yo kugira ngo umuntu arokoke. Amapfizi n'amaraso y'amahene ntibyashoboye kuducungura, nkuko tubisoma mu Baheburayo mu gice cya 10 umurongo wa 4. Reka turebye Kristo yakoze kugira ngo abantu tubone agakiza. Kristo yaje mu isi ngo abane natwe abantu nk'umuntu. Kugira ngo twumve uburemere bw'iki kintu, reka tubanze dusobanukirwe uburemere cyangwa se imbaraga Kristo yari afite mbere ko aza mu isi. Mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 6 kujya ku 8, ubwo uwo nubwo yabanje kugira kamero nk'ak'Imana, yategereje yuko guhanwa n'Imana ari ikintu cyo kugonderwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamera nk'ak'umugaragu w'imbata, ajya ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyatinya gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Yesu yabaye afite imibereho ikiranuka mu buryo bwose. Mu Bakorinto ba 2 mu gice cya 5 umurongo wa 21, mu Baheburayo mu gice cya 4 umurongo wa 15, Yesu yababajwe ku bwacu nkuko tubisoma muri Matayo mu gice cya 1 umurongo wa 11, ndetse mu Baheburayo mu gice cya 5 umurongo wa 8. Yesu dupfiriye ku musaraba nkuko tubisoma muri Yohana mu gice cya 19 umurongo wa 30. Kandi n'ubundi Yesu yarahambwe nkuko tubisoma muri Yohana 19 umurongo wa 41 kugera kuri 42. Yesu yazutse mu bapfuye mu byakozwe mu gice cya 10
cya 4 umurongo wa 10, kandi Imana yamuzuye. Yesu yasubiye mu ijuru nk'uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa iki cya 1 umurongo wa 9. Reka turebe uburyo hari hakenewe impongano. Yesu Kristo yabaye impongano y'abanyabyaha. Yesu yabaye impongano y'abanyabyaha. Hari hakenewe impongano kugira ngo umujinya w'Imana urangire. Imana yavuze ko nibakora icyaha no gupfa bazapfa. Rero hari hakenewe ikintu cyo kugira ngo harangize uwo mujinya Imana ifite abanyabyaha. Ariko kubera yuko nta muntu ushobora kunyura ku gikombe cy'umujinya w'Imana, kandi nta muntu ushobora kuza imbere y'Imana kuko Imana ikiranuka, Imana y'ubwayo yitangiye umwana wayo Yesu Kristo, kandi ariyo Mana. Muri make, Imana y'ubwayo niyo yapfuye kugira ngo abantu twonye tubone agakiza. Imana afashe umujinya wayo wose usuka ku mwana wayo, abantu tubona agakiza. Imana yari umuntu. Imana yabaye umuntu, kandi hagomba kuboneka umuntu uhagararira abantu imbere y'Imana, ariko agakiza n'uburi kagomba guturuka ku Mana. Kandi ku rukundo rwayo rwinshi rwatumye itanga umwana wayo, kandi gukenuka kwayo niho kwahiteye guhana Kristo mu cyimbo cy'abanyabyaha. Rero mu isi no mu ijuru ntari neza twagukirizwamo, nk'uko mu byakozwe no mu gice cya 4 umurongo wa 12 babivuga. Ibyo Kristo byose yakoze byari kugira ngo azane agakiza. Rero agakiza ni ukubarirwa ibyaha byacu byose ku bw'urupfu rwa Yesu Kristo. Urubanza rw'ibyaha rwari urusika rudutandukanya hagati yacu n'Imana, ariko Kristo yakujeho urupfu rwe urwo rubanza rw'ibyaha kugira ngo tugaruke mu muryango w'Imana. Reka dufate umurongo wo kuzirikana mu mutwe mu Bakolosayi mu gice cya 1 umurongo wa 13 kuya kuri 14. Gushima Imana kuko gukurikirana ingingo ya 4. Reka nkwinginge kandi kunkorera kuzakomeza gukurikirana izindi ngingo. Imana guhumugisha kandi guhaza ibyiza. Amen.